Wibaza impamvu uririmba nabi cyangwa se impamvu ijwi ryawe uriririmba cyangwa se urisohora ariko ukabasha mu by'ukuri kumva ijwi ryawe ririmo riravunagurika cyangwa se ijwi ryawe ritameze neza. Hano hari impamvu nakuzaniye zishobora kuba zitera ibyo bintu. Impamvu ebyiri zonyine zishobora gutuma wowe ubwawe yumva uri kuririmba ariko ukavuga uti ndimo ndaririmba nabi, cyangwa se ukavuga uti ntago ndi kuririmba neza rwose, ndumva ntabikunze, ndumva bimbihiye. Bamwe na bamwe baribwira ati baririmbe agatangira guseka, cyangwa se wamubwira ati ririmba agatangira kuvuga ngo mfite ikijwi kibi. Hari impamvu ebyiri zibitera. Impamvu ya mbere ibitera ni ibijyanye n'uburyo uhumekamo. Narababwiye inshuro nyinshi yuko kuririmba ni gusohora ijwi, ari nayo mpamvu mvuga ngo umuntu wese ubasha kuvuga yaririmba. Hari ukuvuga ukavuga ukarekura ijwi nk'uko mba ndirekura ukaryumva, hari no kuvuga ukavuga ukarekura ijwi nk'uko utari kuryumva. Ni ukuvuga ngo niba ndigize rikeya ukaba utaryumva, ni ukuvuga ngo ni ikibazo gikomeye cyane. Ugomba kurekura ijwi ku buryo ijwi ryawe riba risakuza rivuga neza cyane, ku buryo rwose umuntu abasha kukumva kandi akakumva neza. Niyo mpamvu umuntu wese uvuga, umuntu wese ubasha gusohora ijwi abasha no kuba yagira ate, abasha no kuba yaririmba. Rero hindura ibijyanye n'imihumekere yawe. Hari imyitozo yo guhumeka myinshi ushobora gukora. Umwe mwitozo ushobora gukora ni ukwahagira ha 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 ha. Gerageza wahagire. Ikindi nanone nk'umuririmbyi ugomba kunywa amazi menshi, kubera ko iyo uri kuvuga uba uri gukoresha air, kandi air cyangwa se oxygen twabonye biyigize H2. Ku bashimiste barabizi cyane, ntago ndi bujye kwirwa mbijyamo. Ikindi nuko niba koko ushaka kumenya uko kuririmba, wite kuri iyo mihumekere yawe, uzabimenya rwose. Ikindi kintu cya kabiri ugomba kwitaho, niba ushaka kumenya kuririmba koko, gerageza wasame. Abantu benshi bararirimba ariko ugasanga ari kuririmba mu by'ukuri atasamye cyangwa se atabasha gufungura umunwa ku buryo buhagije. Gerageza wasame, kandi wasame biri long, not wide. Yes, niba nje kuririmba urugero, arankunda kandi anyitayeho umunsi kundi njyewe ndamubona. Imagine njyewe ndurimo uragerageza kunyumva, kuko wenda haba harimo imyitozo no kuba haba hamaze igihe kinini cyangwa amaze igihe kinini kuririmba mbikora. Noneho wibaze noneho wowe utabikora kandi ngurashaka kumenya kuririmba, ukajya kuririmba arankunda kandi anyitayeho, ntabwo bya soundinga neza. Arankunda kandi anyitayeho, urumva ko ni ibintu bigize bite, ni ibintu bitandukanye rwose cyane, ni ibintu bitandukanye cyane. Uko kwa kabiri niko kwiza, niko ushobora kugerageza kujya ukora buri munsi, niba ushaka ko nawe uririmba neza cyangwa winjira mu bantu b'abanyamuziki baririmba neza. Mu by'ukuri impamvu nebyiri zonyine zishobora gutuma utaririmba neza. Impamvu ya mbere nayivuze, kutabasha gusohora umwuka. Impamvu ya kabiri nayivuze nayo ni ukuvuga ngo kuba utabasha kwasama mu buryo buhagije. Ngibyo rero byo nari nabateguriye mu zimwe mu mpamvu zishobora gutuma umuntu ataririmba neza cyangwa se umuntu atabasha gusohora ijwi rye neza. Ugomba kubigerageza, ukita ku mihumekere yawe, ukita no mu buryo wasamamo. Nubikora uko nguko, ndakubwiye rwose uzaririmba neza cyane. Wifuza kuba waba umwe mu banyeshuri ba Dizzy Note Music, ushobora kunyandikira kuri nomero kubona muri description, aba nagufasha. Mukomeze kugira ibihe byiza.